shall pray for you. I'll play for solo for you, darling. Till my forever, I promise to never. There you go, baby. Sing. amahoro y'Imana akomeza abane nawe nicyo mwifuriza w'umukunzi wacu udahwema kubana natwe mu biganiro ndetse n'amakuru tugutegurira uko bwije nuko bukeye isaha ku isaha umunota ku munota ndagusuhuje cyane we tujye kubana bwa mbere ndagusabira umugisha w'Imana mu byo ukora byose inkunga ikomeye waduterane subscribe hanyuma ukazajya ubana natwe mu biganiro ndetse n'amakuru tugenda tukugezaho amakuru avuga hirya no hino mu cyiciro mu cyose muri isanga hangaha. Reka munyemere rero mbaha ikaze n'ubundi mwe mwese n'ubundi mudukurikiye ndabasabira umugisha rero reka rero bitameze neza n'ubundi ndakubwiye ko mu gusenga no kwihangana biza gutuma byose bigenda neza cyane ko n'ubundi muri iyi si yacu ibintu n'ubundi biba biri ups and down ibintu bitaba bimeze neza cyane unanyemere rero zo kubwikaze ni inkuru y'agahinda inkuru y'akababaro y'incamugongo inkuru iteye ubwoba muri make ariko nabivuga ntago ari ibintu byiza ni inkuru rero ivugwa hariya muri Kigali ni mu Rwanda nyine aho hari urujijo ku rupfu rwa kana nabuze uko mbivuga ku rupfu rwa kana k'agakobwa keza rwose kabaga kwa Mukase bivuga ko kapfuye kaguye mu ndomoro y'amazi. Ni ibintu bibabaje rwose mwabantu mwe ni ibintu biteye agahinda urebye ko kana ngira ngo urakabona ngo uburyo kameze rwose n'akana keza rwose kakaziranenge ariko ubu ngubu kakaba kamajije kwitaba Imana bivuga ko rero biri gukeka ko Mukase ari ushobora kuba wishaka kana byifashe gute rero benzi mubumvishe rero kubivugwa ku rupfu rw'aka kana kitwa Akeza Elisie Rutiyomba wo mu kagari ka Busanza ni mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro witabye Imana ku wa gatanu tariki ya 14 Mutarama 2022 bivuga ko yaguye mu mazi idomoro ya litiro zisaga 200 zose ngo baguye mu kana abantu rwose nyuma y'ukumva iyi nkuru gusa bashidikanya kubivuga ku rupfu rwe cyane ko abenshi wemeza yuko ashobora kuba yishwe nyine cyangwa se yahitanywe na Mukase cyane ko ariho yabaga hangaha abivuga babishimangira kuba uyu mwana ngo rero uri mu kigero cy'imyaka 5 idomoro bivuga ko yaguyemo cyangwa se yasanzwemo yapfuye ayisumba ku buryo bitakorohera kumva uburyo ashobora kuba yarengewe n'amazi kugeza ubwo apfuye atarabasha kuvamo cyangwa se ngo kuremo umutwa w'ubure kuko nawe urumva idomoro ya litiro 200 ku mwana w'imyaka 5 rwose abayisumba ni ibintu bibabaje rwose ngewe amarangamutima yamfashe rwose nimwumva bivuga gutyo ngo mugire ngo bivuga ko rero aho uyu mwana yaguye ari kwa Mukase aho yari yaraje kuba kugira ngo ashobore koroherwa no gukurikirana amasomo ye kuko ariho byari byoroshye kubona imodoka imujyana ku ishuri kurusha iwabo aho yabanaga na nyina umubyara ibintu rwose ntago byoroshye ariko ahangaha nyine yabaga ni kwa Mukase ariko nanone ari naho papa we yabaga byumvikana kubwo yari afite mama we wibana hanyuma akaza kuba kwa Mukase Mukase ariko yabanaga nyine ubwo na papa we ni yabanaga na nyina uyu mwana nyine birumvikana hangaha. Amwe mu makuru aturuka mu bantu batandukanye avuga ko nyina w'umwana atuye mu karere ka Bugesera abandi bakavuga ko atuye mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro gusa icyo bose bahurizaho nuko uretse kuba yarabyaranye na se w'uyu mwana ariko batabanaga nk'umugore n'umugabo kuko se w'uyu mwana afite undi mugore basezeranye ndetse bafitanye n'abana ari naho Keza yaguye rero kuri uyu mugore nyine Mukase w'uyu mwana ari naho hari urujijo rw'ukuntu umwana yaguye mu njereka mu kidomoro cya litiro 200 kandi agisumba bagasanga yapfiriyemo umwana wo mu kigero cy'imyaka 5 ibintu bibabaje rwose. Bamwe mu mumvishe urupfu rw'uyu mwana rero bavuga ko bishoboka cyane ko hari umuntu ushobora kuba yaramucuritse muri icyo kidomoro kugeza aho atagishoboye guhumeka yarangiza akaza kutabaza cyangwa se kumurekeramo bikaza kugaragara ko umwana yapfiriye muri iki kidomoro gusa bose ntabwo bahuriza ku kumva uburyo ibyo bintu bishoboka uburyo umwana asumba ikidomoro akaba yarabashije kukigwamo wenda bakagenekereza bakabyumva yarangiza wenda akagwamo ku buryo kuzamura n'umutwe bikanga ngira ngo urumva umuntu aguye mu kidomoro cy'amazi mu gihe umutwe waba uri hejuru ntabwo ashobora gupfa cyane ko buri akenshi ikintu igituma umuntu apfa nuko nyine usanga yaguyemo wenda mu mazi guhumeka bikanga agahereramo umwuka ariko kubera ko umutwe hariho hari amazuru n'umunwa bidufasha guhumeka ntabwo byumvikana uburyo umuntu ashobora kugwa mu kidomoro cy'amazi bikarangira apfuyemo kandi by'umwihariko agisumba.
nubwo yaba ari umwana, cyane ko n'umundi yari umwana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Busanza rero witwa Bosco Habimana yagaragaje ko yatabajwe n'ushinzwe umutekano mu mudugudu ahagana saa 7 z'amanywa ajya kureba uko byagenze, asanga umwana bamaze kumukura mu idomoro, yamaze gushyiramo umwuka kare, yamaze kwitaba Imana. Ati nahageze bambwira ko umukozi yashatse umwana aramubura, nyirabuja ngo yari yagiye kwa muganga, hanyuma se yagiye ku kazi bamusigira abana babiri, ariko ngo ashaka umwe ngo agira ngo amugaburire aramubura. Yagiye ngo kudaha amazi, ngo nuko nyine mu idomoro asangamo uwo wundi arimo yaguyemo yapfuye. Akomeza agira ati ngo yahise ahamagara nyirabuja nawe ahita ahamagara umugabo we, ngo umugabo we aratabaza murumuna we hafi aho ngaho, ngo ahitaza ngo yiruka nawe aje gukuramo uwo mwana, ndetse ngo akore ubutabazi bw'ibanze kuko ni muganga, agerageza ibyo ashoboye byose ariko birangira n'ubundi byanze, umwana yitaba Imana. Ngo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze rero nabwo ngo nta kindi bwahise bukora uretse kumenyesha inzego z'umutekano n'izirimo polisi ndetse n'inzego z'ubugenzacyaha RIB kugira ngo zikore akazi kazo, kuko n'ubundi bigaragara ko umwana yari yamajije kuva mu mubiri. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rero ruvuga ko rwahise rutangira iperereza kugira ngo hamenyekane koko icyateye urupfu. Ikindi kandi ngo abantu bakwiye kwirinda guha agaciro ibirimo kugenda bivugwa, bakwiye kwirinda guha agaciro ibirimo kugenda bivugwa, bagategereza iby'iperereza rizagaragaza. Gusa nubwo bimeze gutya, abantu benshi bagiye batera comment ndetse benshi bavuga yuko bishoboka ko wenda uyu Mukase w'uyu mwana ari ngo ushobora kuba ari inyuma y'urupfu rw'uyu mwana. Nubwo wenda umukozi yatangaje yuko ngo yari yagiye kwa muganga, ntago yatangaje igihe yagiriyeyo cyangwa se n'igihe uyu mwana nyine bivugwa ko yapfiriye, cyane ko uyu mukozi yavuze ko yagiye kumushaka ngo amugaburire akamubura, undi yajya kuzana amazi mu idomoro bakamusangamo uwo mwana rero yamajije kugwamo, yamajije gupfa. Uwitwa Mukundane Delphine yagize ati birashoboka ko haba hari uwamusunitsemo nyine, kuko umwana birumvikana nubwo yakurira idomoro akagwamo ntabwo yahera umwuka kandi idomoro ayisumba, kandi ntabwo bishoboka ko umwana yakurira idomoro ku buryo yayigwamo nyine acuramye umutwe ubanje hasi. Nanone ni ikintu wumva kuko kidashoboka rwose kumva umuntu yakurira idomoro yangiza aho kugira ngo abanzemo amaguru akabanzamo nyine umutwe, ku buryo nyine biraza kurangira aheze umwuka agapfa. Kereka wenda yigiyemo ari bamwe abantu bajya bakora nyine za siporo zo kubanza amaboko hasi, kereka ariko yabigenje wenda, kandi nabwo urumva ntabwo bishoboka cyane rwose, kuko urumva ni ibintu biri impossible cyane rwose. Ibyo rero bishoboka ko hari n'abandi bantu bakomeza kugenda bavuga ati uyu nyirabuja w'uyu cyangwa se uyu Mukase w'uyu mwana biravuga yuko ashobora kuba wenda afite aho ahuriye n'iki kibazo, cyane cyane ko ashobora kuba yagambanye n'uyu mukozi wo mu rugo, bikavuga yuko aricyo cyatumye nyine biza gutanga intandaro yo gutuma uyu mwana aza gupfa. Gusa ni ibintu bibabaje, ni inkuru y'agahinda. Akana k'imyaka 5 rwose kakaba kapfuye kitabye Imana, kakaba kitwaga Akeza Elisie Rutiyomba. Uyu mwana rero rwose ni inkuru yababaje abantu benshi, ibitangazamakuru birandika, abantu benshi ababyeyi bifata ku munwa bavuga ati ibintu rwose ntago ari byo. Ni inkuru y'agahinda, urebye uwo mwana uburyo ameze rwose ni ikintu kibabaje cyane ku cyerekeye n'urupfu rw'uyu mwana. Ariko nanone hakaba harimo urujijo bitumvikana uburyo uyu mwana ashobora kuba ubwe ari we witaye mu idomoro yarangiza agapfa. Ati byari kugira uruvugiro iyo byibura uyu mwana aza kuba yaguye muri idomoro, ariko wenda akaba yaguye mu idomoro amazi amurengera. Ni ikibazo rero, urumva ni ibintu bitoroshye cyane, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru uteye ikiniga mwese mugira ngo murabyumva. Ni ibintu rwose bitoroshye, ni sinzi uko nabyita. Gusa wenda inzego z'igihugu z'ubugenzacyaha ubwo zabyinjiyemo zifite byinshi zigiye gukurikirana, zifite byinshi zigiye gushyira ku mugaragaro, zifite uwihisha inyuma zigiye kugaragaza. Gusa ni ikidahurizwa n'uburyo uyu mwana ashobora kuba yahuye n'impanuka ubwe yiteje, cyane ko abenshi bashimangira ati uko byagenda kose bishoboke ko ari umuntu wamusunikiyemo, akaba ari umuntu wamutayemo. Ngira ngo urabyumva rero nuko bimeze. Reka na bintu byinshi bifite byo kuvuga, reka unyemerere mbe nsubikiye aha ngaha rwose, nubwo ari ibintu rwose bitari byiza, reka unyemerere mbe nsubikiye aha ngaha. Igitekerezo cyawe ndagishaka muri comment, tubwire uko byumva. Ndagushimiye cyane rero ufashe umwanya wakabana natwe, uri muri ngenzi kuri twe, gukomeza ujyana natwe ukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru avugwa hirya no hino. Reka babwira ati mukomeze mugubwe neza, imigisha mu byo mukora byose. Shalom.